barifuza kugira ku impinduka ziri kuba nyinshi cyangwa se umugani wa mwaka wo gusarura wageze bashaka igikombe n'ubuyobozi bushya muri Arsenal. Urakoze cyane Mbappe. Nibyo koko Tim Lewis yavuye muri equipe ya Arsenal, ubu ngubu ntago akiri umuyobozi wayo. Batakaje na Edu Gaspar, ndumva hari nko mu kwezi kwa mbere gutyo ajya muri Nottingham Forest. Aho ngaho rwose n'uwari wamusigariyeho by'agateganyo witwa Jason Aito, nawe aherutse kuva muri equipe ya Arsenal ajya muri equipe ya Brighton. Abantu bakurikiye neza babonye ko hari n'amazina yasimbujwe muri body y'ikipe ya Arsenal mu bayobozi bakuru kugira ngo abo ngabo Samir agarutseho. Abakere Blaha ba Otomali n'abandi bose ba Otomali ba Dave Steiner ba Ben Winston uyu ni umugabo usanzwe ari umusitari cyane hariya mu gihugu cy'Ubwongereza kuko akora ibintu by'amafilime, ni film producer, akanayobora amafilime. Bagiye muri non executive directors, aba non executive directors n'abantu twavuzeho muri Spurs, n'abantu batanga ubujyanama kuri company ariko nta myanya baba badakenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'ikipe. Bo ntago ari abantu wavuga ngo ashinzwe ibintu runaka muri equipe Arsenal, ariko iyo body yahuye nyine aba ari abantu bafite ubwenge butandukanye ku bintu bitandukanye, bakajya inama nyine z'uburyo babona ikipe ikwiriye kubiyoborwa. Nubwo buryo babigenje ndetse no kuri Richard Garrick. Izi mpinduka nazibonye mu buryo bwo Josh Kroenke ni umusore ukiri mutoya. Uyu muyobozi w'ikipe ya Arsenal ni coach w'ikipe ya Arsenal, kuko chairman n'undi ni papa we Stan Kroenke, ariko yamuhaye ikipe kugira ngo ayiyobore kuva mu 2009, asa nk'uwo bimurekeye kugira ngo ari we ubikurikirana uburyo Arsenal igomba kubaho, yongere by'umwihariko ashyireho ikintu gihuza KCE iriya kampani yabifite ikipe ya Arsenal n'abafana b'ikipe ya Arsenal. Ko abafana b'ikipe ya Arsenal imyaka myinshi bari baragiye bikoma iriya kampani ya KCA bayibwira yuko idafasha Arsenal, itagura abakinnyi. Kroenke Sports Entertainment. Urakoze cyane. Idafasha Arsenal, isa nkaho Arsenal ikintu bashyize aho ngaho kugira ngo kibinjirize amafaranga gusa, ariko batayishoramo amafaranga ngo Arsenal bari ikipe ikomeye. Ariko kuva Stan yabihereza Josh Kroenke ni umuntu wazanye ibitekerezo bisa nkaho bigezweho muri equipe ya Arsenal. Ni umuntu wazanye impinduka zitandukanye, ni umuntu watekereje ko Arsenal yagira sporting director, kera ntiyamugiraga, itekereza ko yashyiramo n'abandi bantu mu nshingano zigiye zitandukanye kugira ngo batandukanye club ibeho nka club nyine bitajyaga bibaho mu gihugu cy'Ubwongereza mu myaka yatambutse. Ari inzego nyinshi yagiye yintroduce muri equipe ya Arsenal zishobora gutuma ikipe ishobora kubaho neza umunsi ku munsi, kandi ubona ko Arsenal mu buryo bumwe n'ubundi bigenda bibafasha kongera kugaruka ku rwego bifuza kuba bariho. So uyu mugabo Josh Kroenke afata ikipe ya Arsenal muri za 2019 bamubwira ati yiyobore, yarakeneye gushyiraho abayobozi bafite imbaraga mu kongera guhuza Arsenal n'abafana bayo. Icyo gihe niyo mpamvu yatekereje kuri uyu mugabo Tim Lewis, wari CEO w'ikipe ya Arsenal, aza kumushyira mu nshingano muri equipe ya Arsenal, amushyira mu ba directors, ariko ntiyahita mugira CEO. Ndumva CEO w'icyo gihe ashobora kuba yari Vinay yari Vinay Vinkatesha, mu ngo bari muri Tottenham Hotspur, nawe n'izindi mpinduka zabayeho mu gihe cyavanga muri equipe ya Arsenal. Uyu mugabo ni umugabo uri hafi ya KCA, ino company ifite ikipe ya Arsenal kuva mu 2007. Uyu Tim Lewis wavuye muri equipe ya Arsenal, none ni umugabo wari ufite profile yo kuba ari umugabo w'igitsure cyinshi, ari umugabo wifuza ko ibintu bikorwa binyuze ku murongo, yitaga kuri detail cyane. Noneho Josh Kroenke afata ya Arsenal mu 2019 yifuje gushyiraho umugabo ufite izo character, ufite iyo mimerere mu mikorere no mu miyoborere, kugira ngo ikipe afata imyanzuro ikomeye ku bintu byinshi byari bikenewe gufatwaho umwanzuro muri equipe ya Arsenal, kuko bari bafite byinshi bagomba gutekerezaho, gusohora abakinnyi benshi. Nk'umujyanama bundi yari umujyanama, ariko yari active cyane. So gukora ino rebuild tubonye kuri equipe ya Arsenal yose, tubonye kuno kongera kubaka, tukaba tubona equipe ya 2019 atariyo ihari muri 2025, ni imyanzuro ikomeye yagiye ifatwa n'uyu mugabo kubera uburyo nyine atoroshye cyangwa se ari ruthless ku bintu bimwe na bimwe, akaba aggressive kugira ngo ibintu bikorwe. Ariko izi mpinduka muri 2025 impamvu Josh Kroenke yatekereje kubikoraho, nyuma yo kubona ko uyu mugabo Tim Lewis nabo bagiye basimburana, Arsenal bayigaruye ku rwego rwiza uko tubibona, bayigaruye ku rwego rwo gutangira kuba yahatana,
ariko ni umugabo ukuze, ni umugabo w'imyaka 62 Timo Lewis. Josh Kroenke no mu cyo yavuze mu kiganiro yatanzeho gatoya comment yatanze, yavuze ngo dukeneye abajene mu miyoborere y'ikipe ya Arsenal, abajene bazana ibitekerezo bishya, kuko bisa nkaho ibitekerezo twari dukeneye bya bindi bikakaye muri no myaka mike, twari dukeneye kongera kwihuza n'abafana, dukeneye noneho ibitekerezo bindi byagutse by'abajene batekereza umupira ugezweho, batekereza ibintu bigezweho ku buryo kipe Arsenal yahatana no ku bijyanye n'ibikombe. So uyu mugabo Timo Lewis w'imyaka 62 ni nawe ubwe yaseze yeguye, ntabwo bigeze bamwirukana, yeguye, ariko igitekerezo cyari cyo ngicyo gushyiraho abantu bakiri bato bashobora gutuma ikipe Arsenal ishobora kubaho, bafite bagishyushye nyine, bifuza guhangana, bifuza ibikombe. Nayo mpamvu bashyizemo uyu mugabo usanzwe mu bintu by'amafilime, amaze imyaka 30 akunda ikipe Arsenal, bakamushyira muri non executive bo muri board hejuru. Urumva n'umuntu uzajya ujya inama, bavuga ati tukeneye guhatana tugatwara ibikombe, ati tumaze imyaka myinshi cyane tudatwara ibikombe. No gushyiraho Richard Garrick w'imyaka 40 ndumva ni igisobanuro cy'icyo bashaka gukora, kuko afite imyaka 42 Richard Garrick, kandi nawe amaze igihe muri equipe Arsenal, kuko ndumva yari managing director muri equipe Arsenal, yazamuwe mu ntera agira CEO w'ikipe Arsenal, ariko yageze muri equipe Arsenal nawe ndumva yarahageze mu 2021 aho ngaho, ndumva nawe aribwo yayigezemo avuye gukora muri Premier League, nabwo yari afitemo inshingano zo kuyobora ibijyanye n'umupira w'amaguru, yaranyuze no muri West Bromwich Albion. So ni umugabo bazamuye kubera ko we ari collaborative, uko bamusobanuye ngo ari collaborative, ntago yari nka Timo Lewis nyine we yari gukorana n'abandi bagashyira hamwe, yafataga imyanzuro nyine yayindi kakaye, kandi avuga ati uyu mukinnyi wa miliyoni 100 tutamugura ntitumugura nta kintu. Ariko kuri Richard Garrick we ni umuntu basobanuye ko ari umuntu uri collaborative, ushobora kuzahuza board, agahuza n'abari muri tekinike zo kugira ngo ikipe itere imbere n'ibindi, ariko akabikora mu buryo buri flexible, ibitekerezo bamunyuzamo kugira ngo se duhangane ku ruhe rwego, ikipe yatane ku ruhe rwego, dushaka ibikombe ku ruhe rwego, abakinnyi twagura, kubera ko amaze imyaka irenga 18 mu bijyanye n'umupira w'amaguru, nyine batekereza ko ari we muntu zisaha ku myaka y'imita afite wari ukeneye kwita simbura Timo Lewis wasaga nkaho ukuze, agatangira kuyobora ibintu nk'ibyo ngibyo by'ikiragano gishya cy'ikipe Arsenal, batekereza ko ari ikiragano cyo gutwara ibikombe. Mikel Arteta ati kuva nagera hano hagiye haba impinduka nyinshi cyane muri iyi kipe, ati reka mvuge mbere na mbere kuri Timo Lewis, we byabaye uyu munsi yagiye, ndifuza kumuvugaho amagambo make kuko ni umuntu mu by'ukuri nishimiye gukorana nawe cyane, yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo iyi kipe ibigeze aho igeze mu by'ukuri mu myaka mike itambutse. Ariko nanone ndifuriza amashimwe cyane kuri Richard Garrick, umuyobozi mushya, ni akazi gakomeye cyane katoroshye kuyobora ikipe, ndetse mpaye n'ikaze kandi abayobozi bashya mu nzego zo hejuru baje muri iyi kipe. Ndatekereza ko mfite icyizere ko bazadufasha kuba beza kurushaho, bazadufasha gutekerezo bishya, gufasha ikipe gutera imbere n'ibindi byose. Ni imyanzuro ikomeye cyane ya Stan na Josh Kroenke, baradufashe cyane muri no myaka ya vuba ahangaha. So reka dukomereze aho ngaho, reka dukomereze aho ngaho. Arakoze cyane Mikel Arteta kutuganiriza, yatangiye avuga ati rwose duhagaze bw'umuntu ntacyo biri buze kuduhungabanyaho kuri izi mpinduka birumvikana. Hanyuma Team News yavuze ko Mikel Merino, Victor Gyökeres bari bafite akantu k'akabazo k'imune kuri match ya bongera ngo rabyiruka batari bameze neza, ariko barakinye. Ati yes, bameze neza. Mikel Merino na Victor Gyökeres bameze neza kuri match ya Man City, nta kibazo na kimwe bafite. Hanyuma kuri William Saliba, ati se Saliba ko twabonye yaragarutse ameze ate? Ati reka turebe, kubera ko imvune rwose afite atari kurabona ko bimeze neza, ati ashobora kugaragara, atari ko reka dufata umwanzuro kuri wa gatandatu. Yavuze ati so we will decide tomorrow, tuzafata umwanzuro kuri wa gatandatu niba Saliba abanza mu kibuga kuri iki cyumweru cyangwa se ari bukine nk'ibisango, wenda akabanza kuri bench cyangwa se agakimota mike. Atere ku mwanzuro kuri Saliba tuwufate kuri uyu wa gatandatu. Ese Mikel Arteta arameruka ko twabona Bukayo Saka, Ben White na Martin Odegaard kuri iki cyumweru. Ati
niba hari amahirwe nabwo reka tubirebe kuri wa gatandatu kuko hari undi mwitozo atari ko kugeza kuri isaha abo bose ari batatu nta numwe uragaragara mu myitozo. Saliba nako Bukayo Saka, Ben White na Odegaard nta numwe urakora imyitozo atari ko haracyari amahirwe yuko wenda bagira umwitozo bakora. Atereka dufate umwanzuro kuri wa gatandatu niba hari uwaboneka kuri match yo ku cyumweru. Uko mbyumva ku gatandatu byabaye nk'abisanzwe. Uko mbyumva ntawe hari. Ni ku gatandatu bisanzwe. Barakora imyitozo bisanzwe cyangwa se uburyo busanzwe. Babure bisanzwe umugani w'umuvandimwe. Bigaragara nta numwe uzagaragara kuri uko yabivuze. Hari ni Saliba kuko no kuri match ya Bilbao yari ku ntebe y'abasimbura. Ariko kuri Ben White amazigiye mbona bavuga ko yagarutse mu myitozo yakabaye yavuze ngo if there is a chance it will be after tomorrow's sessions because they haven't done anything yet, so we'll have more information tomorrow. Urumva ko nawe ntabyizeye kuri White, Bukayo na Odegaard, urumva ko nawe atabyizeye. Gusa iyi match numva twaba tukize kurande gato, ariko Samir akantu gatoya mu kiganiro itangazamakuru Pep yavuze ngo Arsenal nitwara igikombe bizaba ari uko bashoye amafaranga menshi ku isoko, suko Mikel azaba yarakoze cyane. Ati kandi Liverpool nitwara igikombe cy'uyu mwaka nuko ko bashoye amafaranga menshi ku isoko, suko Slots azaba yarakoze cyane. Aya magambo kuri Pep avuze iki? Harimo ubwoba cyangwa? Ntabwo baburimo. Rahira. Ariko harimo kuri. Harimo kuri nko kwa Arsenal harimo kuri. Ariko kwa Liverpool nta kuri kuko yanagitwaye nta mafaranga bashoye ku isoko. Wow. 13 gusa kuri Federico Chiesa. Kwa Liverpool batwaye igikombe nta mafaranga bashoye ku isoko, ariko kwa Arsenal amaze imyaka 2-3 bakinanirwa, kandi ubwo rero niba gitwara ubu ngubu asaba ari amafaranga kuko batanze aho batigeze batanga. Kuri kubiseka sobanura ikintu cyiza numva ni sawa cyane. Sobanura neza. Ari nta travail ya Mikel izabiri. Rani akabije Pep. Adera. Message ya Mikel yo gutsinda imikino yose muri phase returukana gutsinda Aston Villa igikombe kikagenda ukireba. Iyo travail atakoze mu myaka 3 ishize. Kuko hose yari imibare yoroshye. Muri sezo ya mbere abo wa kabiri yasabwaga gutsinda City match imwe kuko bamurushije 5. Iyo yitsindira City match imwe yari butwara igikombe. Kuko City yari bwamburwa 3 wakabona 3 akayirusha rimwe. Pep ari kwisha mu mutaka wuko buruka twaye igikombe amubwira ko ashobora kuruta abandi. Yawe yatangiye kujya bibwira abandi ati namwe ni mutwara ibikombe muzaba mwashoye. Ariko travail ntabwo yashoye buriye. Amfata. Ntabwo yashoye. Yaraguze. Arimo aratubeshya. Bashiriki batijadini ndazi barana iti nuri. Arimo aratubeshya. Bande bose yashizemo baniko ba Omar Marmushi mu gihe cyegeranye. We no kugira nyine yihishe muri uwo mutaka wo kuvuga ati ningitwara nzanarashoye. Ariko n'abandi nibagitwara bazabashoye. Arsenal izaba yakira Manchester City no mukino w'ikiraniro. Amakipe yaramaze imyaka 2 akubana mu myaka 2 ishize. Liverpool agaruka isubirana umwanya wayo. Pep Guardiola mu ijambo rya mbere yibukije Mikel Arteta yamubwiye ati nuramuko natwe Premier League uyu mwaka uzamenye ko atari ubuhanga bwawe, ati my friend. Ariko banze yajoka n'umunzani kwako Pep aravuga ukamenye ntamenye nimba ariko yabaye clear kuko nyuma hasi yahise avuga ati iyo tuza kuba ari Man City yabikoze mwari kwa mubivuga uko yanavuze no kuri Ancelotti avuze ati umunzani bizaba ari ko washoye nyine kubera ukuntu bajyaga bavuga ngo ibikombe atwara no kwera amafaranga yabwiye donc ni nko bari bamamaje kuri signings ikipe ya Arsenal yakoze muri no season. Aravuga ati nyine ati neki ibirakomeye ifite groupe nziza, ariko niba twari igikombe ubwo nabo muzavuga yuko bizaba ari uko ari imbaraga z'amafaranga atari ubuhanga bw'umutoza niki. Avuga no kuri Ancelotti azana kubivuga ngo bive na Slot niyongera kuko ngo ni tubyumvira ko ari umunzani kwe yagitwaye ashoye miliyoni 10 gusa, none agitwaye kuri magana nibwo byabaye amafaranga kurusha uko yagitwaye. Hasi nyuma yaje kubisobanura neza, aravuga ati ne equipe ya Arsenal nziza uyu munsi wa none ifite abakinyi idakora amakosa inyuma. Yavuze ko ari iyo kipe idakora amakosa inyuma. Yavuze ko atari kipe wakwifuza guhura nayo mu Burayi ubu. So yaje kubisana ko ibyo gushora byo byarimo munzani kuko bira bikombe byose yatwaye baravuga ngo ni oil money, ngo na amafaranga ya peteroli
ubu ni ekipe igura abakinnyi benshi bahenze beza ubuyobozi bwemera kubashorera ibiki n'ibiki ariko nta kipe idakomera burya idafite amafaranga waza igikombe ukagitwara umwaka umwe uwukurikiyeho ukamanuka za Leicester zarabikoze yego iyo Liverpool yabikoze igitwara idashoye umutoza adashoye ariko niyo kipe isi ishora amafaranga menshi ku isoko kurusha izindi ibyo ushobora kubikora ariko burya amafaranga n'ubwenge n'ubushobozi birajyana kugira ngo ugire ikipe y'umupira w'amaguru ikomeye wakomeza asonga ibyo nguko Mikel Arteta tuzakira Pepe Guardiola yavuze ko Saliba ameze neza yavuze ko gusa aza kwimenya mu gitondo ejo kuwa gatandatu ati niba azaba ari gutangira atariko kuri Christian Mosquera ati biragoye bitewe n'ukuntu akina kuvuga ko uri umutoza ngiye mbona niba ataragaruka ku murongo neza Saliba Mosquera ntabwo aratanga impamvu zo kumukura nibyo yavugaga yavuze ati ariko ukurikije umukino wa twari tugiye gukina na Atletico Club de Bilbao ati Saliba yakoze ibishoboka byose kugira ngo abanzemo ati n'ubari kubikora kugira ngo azabanzemo ati ariko tuzabideside ejo mu gitondo kuwa gatandatu mu myitozo ya nyuma ariko harimo ikindi buriya experience y'umwataka bagiye guhura uriya muntu ni igisimba witwa Harani gushyiramo Mosquera kandi hari uburyo Mosquera akina umupira mwiza ariko hari uburyo Saliba na Magalhaes ubona bamaze kugira connection yo kumufata nk'ibyo nakwita nko kumusegura donc ajya ku mbaraga z'umubiri witwa Gabriel Magalhaes noneho uyiwe Saliba kaza kiriyaringa akina nk'izo second balls zivuye mu maduel yo mu kirere donc akaza we ahita akora iby'ingenzi niba ari umukinnyi yatekerezaga ko yabanzamo kuri match ya Bilbao hano amutangije nta kibazo ariko nyambara Mosquera n'ibyo bifite ko Mosquera nubwo adafite umubiri munini ariko ubona karakomeye ndivugira ubwumvane bondi bafitanye Saliba na gufata uyu mukino gufata arande n'ibisaba gusa kuba ufite ingufu Never gihanga umutwe yavuze kuri Zubimendi yavuze ati umunyamakuru yambwiye ati impamvu Zubimendi yiyadaptse vano ko mukomoka mu gace kamwe k'ababaske yaje yisanga iwawe no mu myikine yawe yavuze ati no ati ni ukubera ko ari umukinnyi w'umuhanga ufite brain iri ku rwego rwo hejuru ati kandi akaba ari umukinnyi ufite condition physique ihagije avuze kuri Mosquera yavuze ko ashimira scouting team tsindagiraho first of a very good I think credit to scouting department and Andre Berita nawe impamvu ibyo bitekerezo ko mu kibatanze 13 akaba akina gutya twaje tubona abadefenseur amafaranga bashakagamo bakamuscouting gutya akaba akina kuri urwego ukabona ni mwiza defensively afite technical yavuze ko aribo bamu presence imbere niko byagenze ntabwo mu gitekerezo cy'isoko ntabwo Mosquera yararimo ariko scouting team ye bakoze inama y'abakinnyi bagiye kwinjira barabwira ati hari umukinnyi mutoya uri murazamuka neza ibyo byarabaye neza na kuri Liverpool yaguze Giovanni Leone twaramubonye twaramushimye ni umukinnyi tubona wazadufasha muri defense umutoza ntabwo yaramufite mu bipapuro bye n'abafana bose bamushakaga arangije aravuga ati mugiye mudire wari umukeneye na wari umuzi Berita arakonfirima aravuga ati bamwetse amavideo aravuga ati ni umukinnyi wo ku rwego rwo hejuru twamuza kandi yakwemera niyo profile yo kwicara akaba umusimbura mwiza ikintu cyabaye no transferi ikigondo nakomeza n'abafana bose ntibayitekerezaga byari mu gihe gishakira rutahizamu bajya ko uncumitsemo ngo mu defenseur bakavuga ati vakanda nari tetara unye bya bintu bamutangaje deal ya Gyökeres itararangira ubona nyine basi aje gukora iki niwe warebaga na yamibare nyine ukabona nyine bibiza nk'ibigoyemo ariko uyu munsi akazemo gukora nyabona abantu bamushyira kuri barimo kumugeranya na Reniyoro ati 70 13 Reniyoro yaje muri kipe mbi iyo mani ijya yari kumugura munsi yayogera niyo uretse ko ngeri njya kuri Mosquera ni ikibazo cy'Karimane koko mani arukuni henwa kurusha andi makipe sinze kutarayibona nibyo gukorera kuri Arteta yavuze yuko Bukayo Saka na Odegaard na Ben White fitness yabo yavuze ko itaraba uko ayikeneye yavuze yuko baza kwireba mu gitondo nibiba ngombwa ko baba bari muri squad bagomba kuba bahari yavuze ko yiteguye umukino n'ubundi nko mu myaka 2 cyangwa 3 ishize bakina na Man City abari komba abari home abarimo imbaraga nyinshi abari physical abari magic moment ibishobora kuranga umukino
ati kandi tujye gukina n'imwe ma ekipe ifite experience ifite n'umutoza fata ko ari uwa mbere ku isi. Kuri Pepe Guardiola yavuze ko ari nko kuzamuka umusozi, yavuze ati biragoye mu masaha 48 dufite yo kwitegura, ariko byo biragoye pe kujya gukina na Arsenal Emirates. nuko iyo abatoza babivuze bavuga wenda ngo ni ukwikunda, ariko ikipe gukina kuwa kane imaze gukina na Napoli erega ni nko kuwa gatanu kuko match irangira twageze kuwa gatanu igakina saa 12 saa 11 ku cyumweru. Yavugaga ati yavuze ko kujya gukina Emirates ari nko kuzamuka, yavuze ko ari nko kuzamuka umusozi, yavuze ko bagiye gukina n'imwe makipe meza utakifuza guhura nayo mu Burayi bitewe n'ukuntu iri compact kudefa. Pepe yabisobanuye neza ati abantu bavuga ko Arsenal idefanda neza, atasi kudefanda neza gusa, ati ibikora neza byose, kudefanda ndetse no kwataka. Ati cya kabiri ifite umutoza mwiza umaze kumenyera ligi turimo, wanashoye ku isoko. Ati kandi twe nitwiteguye neza bitewe n'amasaha dufite. Atariko turi ekipe nziza, turifuza gutsinda, tugomba kujyayo tugafesinga buri challenge yose. No mukino uzafitiye shusho deo. Banamubaje niba ajya areba video y'ibitego 5, aravuga ati ndayireba kugira ngo ndebe uko nakugira amakosa nkosora, ariko sikinje. Gusa n'umukino uzaburemereye, ni umukino nk'ibisanzwe uzaburemereye. Ikintu cyiza kirimo kuri Manchester City nuko byibura igiye kuwukina ivuye muri iyo nzira yo gutsindwa. Itsinze Manchester United muri weekend, itsinze Napoli muri Champions League. Ni uburyo bwiza bwo kujya Emirates gukina n'ikipe ya Arsenal. Ne ekipe zagiye zitsindana kenshi, uribuka njya nibuka win ya Haaland, cya gitego cya Haaland yafunguye imisatsi yabine kuri kimwe. Hari uburyo nyine izo kipe yifashe indira y'ikubitika y'igubanura ku buryo bugaragara. N'ubu rero uzabura umukino ukomeye cyane, uzabura umukino ukomeye, kugarura abo ba Saliba, kuba yatekereza ko Bukayo ashobora kuba yaba hari, byaba ari byiza. Tuzabona uruhande rw'ibumoso rukora. Ntekereza ko icyizere agomba kugisubiza muri Berechi Eze kugira ngo amukorere iyo double role, yaba muri nimero 10 mu gihe ubwo yaba adahari Odegaard cyangwa se hari ko atameze neza. Noneho uko byagenda kose akwiye gutangiza Eze, sinze ngazamutangiza, ariko akwiye gutangira kugira ngo amufashe, kuko ikipe nk'izi kare nahoze mvuga ni Man City with Rodri iba ari Man City nziza yari mu bihebye, kandi urabona ko arimo agenda agaruka mu bihebye. Hari igihe atakwemera rero kuba ware mu buryo bwinshi buke bubonetse bunyuze kuri Eze na Yokeresh. Twabonye ko imipira 3 yamuhaye muri match iheruka umwavuyemo igitego kuri match ya Nottingham. Mbona bizamworohera gukinana na Eze. Ari byo Pepe yavugaga ngo bafite none umwataka ugoye, n'ubasha kumukoresha ko muri Eze mbona byakorohera, biranoroha no mu mukino yawe tubibona rwose, byakorohera Yokeresh kurusha Odegaard. So ni match rero ifite ikisobanuye cyane. Ni match ubona ko ama ekipe Arsenal ari uburyo inyuma, ikintu Guardiola yavuze gikomeye, inyuma Arsenal ntabwo ikora amakosa byandi bava ngo ni individual errors zishobora kuba za leadinga zatuma hajya kubaho igitego. Ekipe yabonamo uburyo igitego ikaba yagutsinda, ikaba yagushota, ikaba wene muzama agakora save gutyo na gutyo. Ntabwo ibyo game Arsenal bikora, yaba Timba, yaba Karafiori, yaba Magareshi, yaba Saliba n'umuzamu, ibyo ntabwo bikora cyane.